Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganireho. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Turasoma ku bice 10 dusome n'umurongo wa 15. Aranditse ngo, ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Ndasubiramo, haranditse ngo, ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hatoya na hato. Yesu ashimwe. Nitwa Twagirayezu Alex. Tumaze iminsi 3 tuganira hejuru y'ubwami bw'Imana. Bwa mbere, ku munsi wa mbere twaganiriye ku ngingo yo kwihana. None tuganira ku kintu kibanze, tuvuga ko tugomba gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ku munsi wa gatatu rero twaganiriye ku mfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Hanyuma kuri uyu munsi nabwo tugiye kuganira ku ngingo yitwa kwicisha bugufi. Dusomye ijambo ry'Imana. Ahangaha abantu bari bazanye abana, babazaniye Yesu ngo abakoreho. Hanyuma bashakaga ko abaha umugisha, bashakaga kubegereza Yesu. Hanyuma babazanye, abigishwa barabacyaha. Yesu rero abibonye arakazwa nuko abigishwa be aribo bacyashya abana, aribo babavuze ngo abana nibagende be gukora kuri Yesu, be kwegera Yesu. Hanyuma bimurakaje aravuga ati, rero nimureke abana bato bansange. Bigishwa banjye, mureke abana bato bansange, mwibabuza, kubera ko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Aranababwira kandi ngo, ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hatoya. Abana batoya n'abana usanga muri rusange bumvira, n'abana usanga batagira kuntu bikakaza, n'abana bacisha make, baba bacishije makeya. Hanyuma rero Yesu yaravuze ngo, utemera ubwami bw'Imana nkabo ntago azabwinjiramo na hato. Kujya mu bwami bw'Imana, kimwe mu bintu birasaba ko abantu biyoroshya, abantu bacisha makeya, abantu bumvira Imana, bagendera ku murongo w'Imana, baba abantu bumvira batari ibyigenge, ahubwo bumva icyo Imana ivuga kandi bakagikurikiza. Pawulo yigeze kubwira Abafilipi, arababwira ati, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Rangije kuvuga ngo bagire umutima wari muri Kristo Yesu, yavuze uwo mutima ukuntu wari umeze. Yaravuze ngo uwo nubwo yabanje guhana n'Imana, ntabwo yatekereje yuko guhana n'Imana ngo ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo abigenza ate? Bibiliya iravuga ngo ahubwo yisiga ubusa, ngo ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo arangije ngo agira ishusho y'umuntu, kandi ngo amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufiya, araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, kandi yashoboraga kubyanga. Mwibuka aho yavuze ati, ngewe nshobora no guhamagara ingabo zo mu ijuru zikandwanirira, ariko ntago aricyo cyari cyamuzanye. Haleluya. Yicisha bugufiya. Yesu yicisha bugufiya. Muri ubu bwami tujyamo, muri ubu bwami dukoreramo, muri ubu bwami bw'Imana, birasaba abantu kwicisha bugufiya, bakoroha, bakumvira nk'uko umwana mutoya yumvira. Kwicisha bugufiya.
Yesu yicisha bugufiya. Yesu yasize ubwiza bwe n'icyubahiro mu ijuru. Bibiliya yavuze ngo ntago yatekereje ko guhwana n'Imana, kuba ari Imana, kuba afite kamere y'Imana, kuba ntago yatekereje ko ibyo bintu ari ibintu byo kugumana wenyine kandi abantu barimo kurimbuka. Aravuga ati reka ibi ngibi mbyiyambure, niyambura ubumana uko ndimo singizwa n'abamarayika, niyambura iki cyubahiro n'uyu munezero n'ibi byishimo mfite hano, njye mu mibabaro yo mu isi, njye gushinyagurirwa nk'ukwe n'abantu mukuri baciriritse, niko navuga kubera ko Imana nyine ni Imana. Kuba rero Yesu yakwiyambura ubumana, kwiyambura icyo cyubahiro akaza mu bantu, abantu barwara, abantu bapfa, abantu bakena, abantu bafite ibyo bibazo, kuba yabyiya ni ukwicisha bugufiya gukomeye. Hanyuma rero Yesu yarabyemeye yicisha bugufiya kugira ngo aze yubake ingoma y'Imana. Kugira ngo abantu rero bajye muri iyi ngoma, hari n'ikindi kintu birabasaba kwicisha bugufiya. Kwicisha bugufiya, koroha, umuntu akoroha. Yesu yakundaga guca imigani agereranya iby'ubwami bw'Imana. Umugani rero yaciye w'urukungu n'amasaka, avuga ko umuntu yaje akabiba imbuto ye, akayibiba imbuto nziza, hanyuma ngo abantu basinziriye, umubi akaza ngo aje nawe ngo arabiba, ngo abiba mu rukungu. Yari yabibye amasaka, undi nawe araza abibamo urukungu. Hanyuma rero abantu baraza baravuga ati databuja, si wabibye imbuto nziza mu murima wawe, none se urukungu rwavuye he? Yesu arabasubiza ngo ni umubi wagize atyo. Yesu yaraje abiba ijambo ry'Imana mu isi, haboneka itorero. Rero mu itorero nyuma haje kubonekamo abantu batari imbuto nziza, haje kubonekamo urukungu, haje kubonekamo abantu babivanga, haje kubonekamo abantu badafite gahunda nk'iy'abantu Yesu yahamagaye bagomba kuba bafite. Kubera ko abantu Yesu yahamagaye bagomba kuba bafite umutima nk'uwe, umutima wo guca bugufiya, uwo mutima wo kumvira nk'uko umwana muto yumvira. Yesu niyo gahunda yari afite ahamagara itorero. Noneho rero nyuma haza kugaragaramo abantu badafite imitima imeze gutyo. Niyo mpamvu wumva mu matorero atandukanye induru, byacitse, ibintu ntibimeze neza. Ni ukubera ko mu itorero harimo urukungu, mu nsengero, mu madini harimo urukungu rurimo. Kandi ni ukubera iki abantu Yesu yahamagaye barasinziriye, hanyuma binjiranwa n'abandi badafite gahunda yo kujya mu bwami bw'Imana. Nabo baraza bajya mu nsengero, baba abapasitori, nabo baraza baba abadiyakoni, baba abaririmbyi, nabo baraza barasenga, nab'imirimo yo ku rusengero yose ikorwa bayirimo. Kubera iki? abantu b'Imana barasinziriye, hinjiramo n'abo bantu. Ndi buvuge ku muntu umwe witwa Diyotirefe. Ni umugabo uvugwa na Yohana ni intumwa ya Yesu. Uyu Yohana rero yari yanditse ibitabo 5, yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza, yandika inzandiko 3, yandika n'ibyahishuwe, byo twita ibyahishuriwe Yohana. Rero mu rwandiko rwe rwa 3 yanditse, urira rwandiko yarwandikiraga Gayo, hanyuma amubwira amakuru y'umugabo witwa Diyotirefe.
Diyotirefe yari umuntu mubi, yari umukuru mu itorero, yashoboraga gufata imyanzuro, yari akomeye mu itorero, ariko kandi agashaka ko umutima we ukuntu yumva ibintu ariko n'abandi bantu babyumva. Diyotirefe yari umuntu ufite umutima, adashobora gucumbikira abashyitsi, adashobora kugira ikintu cyiza akora, abantu bavuga n'ubutumwa bwiza agashaka kuburosera abantu bashaka guhugura. Diyotirefe ntabyemere. Diyotirefe aragenda aba urukungu, aba ikibazo mu itorero, kugeza igihe uyu mukuru Yohana yabwiye Gayo ati uwo muntu umwirinde, uwo muntu umwirinde, ntuzigane ikibi ahubwo uzigane icyiza. Ibintu Diyotirefe akora ntuzabigenderemo, nzaza mbabwire ukuntu ari mubi Diyotirefe. Hari abantu mu itorero bameze nka Diyotirefe, bameze gutyo, badakora ibyiza, bakora ibintu bibi, batumye mu matorero habaye ibibazo, batumye abantu batifuza no kuza mu nzu y'Imana. Kubera iki? Kubera ko navuga n'urukungu ni ba Diyotirefe, n'abantu bari aho ngaho babuze ubutumwa bwiza, babuze iyogezabutumwa bwiza gutera imbere, ahubwo bafite izindi nyigisho zihuje n'amarari yabo, zihuje n'indamu zabo, ntibicisha bugufi, ntibahugurika, ntiwababwira ngo ibi ntabwo ari byo, bameze uko nguko. Ariko ingoma y'Imana, ubwami bw'Imana nubwo abantu bicisha bugufiya. Bibiliya ivuga ngo ubwenge bwo mu ijuru ngo bwemera kugirwa inama, umuntu akagira umuntu inama akayumva agaca bugufiya, ntamere nka Diyotirefe. Diyotirefe yarambabaje. Diyotirefe, ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo guca bugufiya. Mika yaranditse aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo icyagushakaho ni iki? Ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufiya, ugakunda kubabarira, wicisha bugufiya. Kwicisha bugufiya, mwene data, urakeneye kwicisha bugufiya. Nimba uri muri iyi nzira yo kujya mu bwami bw'Imana, birakureba kwicisha bugufiya, birakureba kugendana n'Imana, birakureba kwita ku byo Yesu yahamije, kwita ku byo yategetse, kwicisha bugufiya. Yesu adukeneye kuko twicisha bugufiya. Yesu adukeneyeho ko twamamaza ubwami bwe, ariko kandi twicisha bugufiya. Wicishe bugufiya mu byo ukora byose. Mu itorero ugira umumaro, mu itorero bakubonemo umumaro. Haleluya. Kwicisha bugufiya. Bene data, mu nzira ijya mu ijuru, abantu bakwiriye kugenda bumvira Imana. Imana ikibabwiye akaba ari cyo bakora. Bibiliya ivuga ngo uwicisha bugufiya akubaho Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Haleluya. Kwicisha bugufiya. Bibiliya Pawulo yandikira Abafilipi n'ubundi yaravuze ngo nicyo gituma Imana, haleluya, yazamuye Yesu ikamuha icyubahiro kiruta abandi bose, kiruta ibindi byose, kugira ngo amavi yaba ari ayabo mu ijuru, yaba ari ayabo mu isi, yaba ari ayabo mu kuzimu, n'ayazapfukame mu izina rya Yesu, avuge ngo Yesu ni Nyagasani, Yesu ni Uwiteka, Yesu ni Imana. Nicyo ngicyo guca bugufi bivamo. Nyuma yo guca bugufiya, abantu bahabwa icyubahiro, abantu barazamurwa. Haleluya. Niyo mpamvu abantu bazagororerwa ingororano itagabanije. Nitujya gusoza iyi nyigisho tuzareba ku bintu abantu bagendeye mu mabwiriza
amabwiriza y'ubwami bw'Imana, ibintu bazahabwa tuzabirebaho nyuma, ariko ndashaka kugira ngo kuri uyu munsi abantu bumvishe iri jambo ry'Imana, bige guca bugufi, bagendane n'Imana ariko bicisha bugufiya, ntango mu bwami bw'Imana bagamika amajosi. Mwene data, bagenda bicisha bugufiya, bagenda bubaha Imana. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo rero uwo mwana wawe Isaka ndashaka kujya kumuntambira akaba igitambo cyoswa, kandi kuri uwo mwana niho hagombaga gukomoka abangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko ntawe yasuzuguye Imana, yaravuze ngo ibintu Imana ivuze aba ari itegeko, ahita agenda afata umwana we ajya kumutamba. Nibonye yamara amaje rwose kuyumvira no kuyigandukira, aravuga ati reka nkize uriya mwana, kubera ko Imana yashaka kugerageza kwizera kwa Aburahamu. Imana iraza, marayika aramubwira ati rero wikwicira umwana, ngaho reba intama aba ari utamba. Hanyuma aranesha, kubera ko yavuze ati no, ntago Imana baburana nayo, Imana ibintu ivuze aba ari itegeko, reka ngende nkora iby'Imana ivuze. Aburahamu rero niyo mpamvu yaje, Bibiliya iravuga ngo aza kwitwa inshuti y'Imana, yitwa inshuti y'Imana kubera kumvira Imana. Ijambo narikunze cyane riba muri Yakobo, ijambo riba muri Yakobo ibice bibiri, umurongo ni uwa 23, avuga ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Yaravuze ati Imana ishobora kubikora no mu bundi buryo. Yizera Imana, aragenda atamba umwana we, hanyuma Imana ibonye kwizera kwe imwita inshuti yayo, imwita inshuti y'Imana. Aburahamu haba inshuti y'Imana kugeza nubwo n'abamukomotseho Imana yajyaga ihamagara Yakobo ikamubwira ngo Yakobo, umugaragu wanjye, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye, urubyaro rwa Aburahamu, inshuti. Imana ikabyongeraho, ndakuzi wowe Yakobo, uri umugaragu wanjye, ukomoka mu rubyaro rwa Aburahamu. Aburahamu umeze ute? Aburahamu w'inshuti yanjye. Ni ibintu byari byaragiye, Imana irabihamya, irabyemeza, ikajya ibisubiramo, ikavuga ngo Aburahamu ni inshuti yanjye kuko yanyizeye, kuko yanyumviye. Mu bwami bw'Imana biradusaba guca bugufiya, kumvira Imana no kugendana nayo twicisha bugufiya. Mwene data, nagira ngo ubitekerezeho aya magambo tumaze gusoma, amagambo tumaze kumva. Ese ugendana n'Imana wicisha bugufiya? Ese mu mirimo ukora wemera kugirwa inama? Ni uruhe rugero ugezeho wicisha bugufiya mu bwami bw'Imana? Ese ntago umeze nka Diyotirefe washakaga ko abantu bigana amatwara ye mabi, amatwara ye atagendanye n'ubutumwa bwiza, kandi n'ushatse kugira icyiza akora akamubuza, Bibiliya ikoresha ijambo ngo akamurosera. Ese ntago waba nawe uri umuntu unanirana mu itorero? Ndashaka kugira ngo rero gusabe, numara kumva ko hari ukuntu udaca bugufiya, wemere dusengane Imana, dusabe kugira ngo Imana iduhe guca bugufiya, kandi inzira zawe uzitunganye, hanyuma Imana ikwishimire. Mu bwami bw'Imana baca bugufiya. Reka dufate umwanya dusenge, dusaba Imana iduhe kugira imitima ica bugufiya, twemere ubwami bw'Imana nk'abana batoya, kandi nitamera nk'abana batoya ngo twicishe bugufiya ngo twumvire, ntabwo rwose tuzinjira mu bwami bw'Imana. Ariko nitwemera tukumvira, uwumva kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu, ariko wanga akaguma inkota y'Uwiteka izamurya. Mwene data, nibwira ko umaze gutekereza kuri aya magambo,
Ngaho reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, tumaje kumva ijambo ryawe, turakwinginze ngo uduhe imitima ica bugufiya, uduhe imitima ikubaha, kuko mu bwami bwawe dusobanukiwe ko bidusaba no guca bugufiya. Uyu mwene data wumvishije ijambo rero, reka rigume ku nkingi y'umutima we, kandi rimufashe kwisuzuma no kwigenzura kugira ngo akore ibishimwa nawe mu bwami bw'Imana. Bisabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwene data ndagushimiye ko wateze amatwi ijambo ry'Imana. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu.